Mwami Yesu nashimwe. Mbanje kubashimira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Bene data ndabashimira kuba mwemeye kubana natwe, mukaba mu ruhande rwacu, mukaturindira twatugeze kuno mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka tuganire kw'iri jambo, ariko mbere yo kuganira reka tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira kubw'ineza yawe, urukundo rwawe, impuhwe n'imbabazi utugirira. Turagushimira kuko twitaho iminsi yose, ukabana natwe, ukaba mu ruhande rwacu. Iri ni ijambo ryawe data, kandi riri kubiye mu butumwa wagiye uhereza abantu bawe kugira ngo bagukorere data n'imyitwarire mu buzima bwa buri munsi. Rero iri jambo rikagira umumaro abazaryumva n'abaryumva, kugira ngo bose bagire umugisha kuri wowe, bagutunganire rwose. Urakoze byiringiro bizima, icyuro kibi cyawe unone iteka ryose Yesu, amina. Haleluya. Rero turi kuri rya jambo nkuko nari nabibabwiye yuko nta kurenga kw'iri jambo, niryo turi kuganiraho kuko naryigishijweho ibintu byinshi. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo dusanga muri Yobu 28:28, Yobu 28:28. Reka tuhagere kugira ngo tukomeze tuganire kandi tugirire umugisha ku Mana, kandi ngira ngo Imana yaduha umugisha muri uno mwanya kubw'ijambo ryayo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana yabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riri mu Yobu 28:28 haravuga ngo Imana imbwira guhanura muri rino jambo. Ni ijambo ry'inkuru za Yobu, ariko kandi bukaba n'ubuhanuzi Imana yampaye mu mwaka w'2005. Irambwira ngo nzahanure mbwire abantu bayo, mbabwire ngo nibahindukire bagaruke ku Mana, kandi ngo bayubahe bayumvire. Ufite umurimo awukore, kandi uwo murimo awukore akiranuka. Ufite umuryango abane nawo, kandi abane nawo akiranuka. Ufite akazi agakore, kandi agakora akiranuka, kubera yuko muri ino minsi ya none abantu bananiwe gukiranuka, bibereye mu byaha bigiye bitandukanye. Ntabwo batinya ibyaha kubera yuko isi muri icyo gihe Imana yanyerekaga ko igihe cyegereje. Dayimoni yasutse, Satani yasutse abadayimoni benshi kugira ngo bayobye abantu, kandi nanone muri abo badayimoni Imana imbwira ngo hazamutsemo dayimoni w'irari, ariko adatumbiriye ikintu kimwe, ahubwo atumbiriye irari ry'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu bagiye bararikira ibyubahiro, bica abandi babaroze, bica abandi babagambaniye. Imana irambwira ngo iryo rari rizakura kugeza aho umuntu azinjira mu busambanyi, ndetse kwikontorora bimunanire. Iryo rari rizakura umubyeyi abengukwe umwana wamusambanye. Irari rizakura umusore abengukwe mushiki we, umukobwa abenguke musaza we, basambane. Irari rizakura, bazasambana n'inyamaswa. Irari rizakura. Imana irambwira ngo mpanure mw'iri jambo rivuga ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka.